nturebe igihe nahereye, nturebe amagambo ndengejeho nyuma y'ibintu ngiye maze kwibonera. hayo Ngiye kugukorera agatenda, ngiye kuzana ipasi, ni ukuri ko Imana nubona nyisubijeho ntabwo twitse ungaye. ese tata ndayifite mbabarira. Hey! Jane, karame ko hari amakuru yawe maze iminsi numva atari meza, ajyanye n'iki se kandi? ibintu bijyanye n'ububandi bw'abasore. Yego ko mana yanjye njyewe Wowe aha ibintu bijyanye n'ububandi bw'abasore urumva, kandi nanjye nkareba nsigaye mbona warahindutse. narahindutse gute? Uko nkuzi urabizi turavukana ndakuzi neza, mba mbona byarahindutse. se kujya mu kazi nsize hano ukaza uhansanga, abo basore mbajyamo ryari? Ndahagusanga nta wamenya, kandi cyane ko nubwo nagusiga hano amasaha amara ku kazi, hagati y'ayo masaha mba ndimo ku kazi ushobora nko gukora ibindi simbimenye, ariko ndabyumva kandi mba mbona nyine utuntu duke na dukeya tubimenyeye. si ubwo abantu babikubwiye wizeye iki ko ibyo bavuze ari byo? ntuzi ko abantu bajya bateranya, ushaka kunteranya n'umuvandimwe wanjye buriya nyine niba warabyumvise nyine ukabyemera sinzi. Mwana wa mama rero, urabona twasigaye turi twenyine sibyo? ndabizi. Nudakura amaboko mu mufuka ngo ukore wirinde ibishuko biri hanze aha by'abasore, ni ukuri ko Imana uzahura n'ingorane ariko nyinshi. njye nta nubwo njya mu basore. Ntabwo mbigushinje kubera ko nta gufatanya igihanga sibyo, ariko nanone birabe byana biba amaraso biba amagambo nyine. ntabwo nabikora. Ariko se reka ibyo tunabyihorere, ibyo by'abasore reka tubivuge tubireke. Ko wicaye hano nta kazi ntaki, ntunabikoze, ntunashaka yewe no kujya kugashaka. ubwirwa n'iki se ko najya kugashaka? Ntuzi ko ngusiga hano nkagusanga? none se njye nanirwe mpagaze mu muhanda? Sibyo nakubwiraga. Ubwo nyine ako kanya ujya gushaka ku kazi simbimenye, wasanga ari nabwo ujya mu basore. Ndumva utangiye ibyo kuzana abasore kandi njye nzi neza ko nta basore njyamo. Reka mba nguhangayikiye. nshakira akazi nyine njye mu kazi nanjye njya gukora nk'abandi. Njye ninde wakanshakiye? ese ntiwabimfashamo? wenda ushobora nko kuba ufite nk'inshuti yawe ukaba wumva ko yaba afite nk'akazi ukaba wakandangira nkaba nakajyamo. ese wishimiye ko nirwa nicaye hano ngaha? Ningushakira akazi numva nzajya no kukagukorera. oya nzajya njyayo n'ese ubundi ko nirwa aha ngaha nkora imirimo yo mu rugo. Ninjya mu kazi nanagushakira nawe akawe wahagurutse isuka akishakira. njye ntako ntagize pe, ntako ntagize, naragashatse narakabuze. wenda nkawe kuko ariwe ubimenyereye, umenyereye mu kazi unazwi cyane, niwe wabimfashamo. Ariko ni ukuri ko Imana uzi gusetsa. ngo nsigaye njya mu basore se umuntu abikubwiye ninde? Oya nta nduru ijya ivugirwa ubusa ku musozi, haba hari impamvu babivuze rega ariko umenye ko n'abantu bateranya nabo. gusuka imyaka tumaze ko batari babimbwira, kuko kubera ko utangiye kubijyamo nyine bitangiye kuba amakuru. Kandi barashaka kuduteranya kuko basigaye barabonye nyine usigaye unyitaho, wenda wasanga bashaka kuduteranya. urabizi neza ko nta kintu wamburanye sibyo? ndabizi. nkora buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kumera neza. ubwo rero ni ukuvuga ngo nyaboneka mwana wa mama, uwicaye nabi ababaza imbere sibyo? ubwo rero niwibeshya gatoya abasore b'iki gihe barakureba gutyo nyine, bari kubona uri mwiza, uri kwisiga amavuta akagufata, ejo nagutera inda urajya unamuhamagara kuri telefone ntagufate. ntabwo nanjye nabajyamo, ahubwo babonye ukuntu usigaye unyitaho, ukuntu nsigaye meze neza, baravuga ati reka wenda tumubeshyerere nawe amwange kuko babona ko nta n'ababyeyi dufite. ariko ntabwo nabajyamo pe. reka bibe amagambo, ibintu bavuga ntibibe ari ukuri sibyo? ntabwo ari ukuri. ubwo rero ni ukuvuga ngo ugiye guhaguruka ushaka akazi, ntiwite ko nakagushakira, ninkabona nzakubwira, ariko nawe ntiwicare
sibyo yego nabyutse ndavuga nti ntabwo najya ku kazi tuganiriye kuko nari maze iminsi numva ibyo bintu si undi nda wabikubwiye ntabwo ari ngombwa ko umumenya gusa nyine ujye ugenda ukora amafoto ariko uzi neza hakoze se wabaye gute koko si ubwo koko uwo mwanya nawubona koko ntabwo njye uragenda ngasigara ahangaha ukaza unsanga ahangaha nakoze imirimo mu rugo si ubwo uwo mwanya nawubona ukagenda rero nkomeze nitegure sibyo njye ngiye guhita njya mu kazi usigaye ukora imirimo ya hano yego neza irungu risigaye rinanyica ihangane niko uzashaka n'umukozi ariko umukozi ukiri hano ntawe nashaka bose kubera iki uraha ubwo mwajya munkorera iki aha gira vuba vuba rero ngiye kugenda ariko mabuso abo ntibashaka kunteranya n'umuvandimwe ra nsigaye njya mu basore bimeze biteze byagenze ute byagenze bite hakomeza pe urarwaye se ntabwo bizi se turi kumwe iteka ryose ko mpita ndwara ntiyize ngo hari ikindi kibazo wahuye nacyo biguhanganirije nyine ikintu basi gisabura kugira ngo ngaruke mu buzima busanzwe mbese byagenze ute ntabwo ari ngombwa kubivuga cyangwa se iyo uri kureba ntabwo amaso yawe uboneza kandi ikindi iteka ryose ngeze hano mba numva twagumana ko bitashoboka ni ukuri pe sibyo shyira mu muyaga wumve yuko nanjye waba umwamikazi w'umutima wanjye cyangwa se ukaba wanambera umwami mu rukundo yego please baby ndagukunda wese kutambwira ko nkunda nanjye ndagukunda baby okay urakoze okay ubu naho nagusaba akantu kamwe katagoye ariko ushaka kuryama oh my god gusa ubu n'ibiro byose ufite n'umvuna nshaka kuryama nshaka gukora hano cyangwa gukora hano ntawe heza byose ni kare yego afata amaguru yashyira hano gutya sibyo amaboko yazamuye gutya oya gutya cyane ni kubera ko ashaka kujya hano usubita kuyanshyira ntaribi ngaho ngwino uryama maze nicatira nahita nguhe zikunanirwa yego ntabwo ngira yazamurije kimwe cyonyine kamwe yego ndaryama hano uryama aho ushaka ryama ariko ntumvune amabero yanjye utayavuna baby karamisho noneho ndumva n'umutima umvuyemo yego se urankundanye cyane izo ongera umuhakabeze oya byongera ongera ukuri ibyo wari urimo se ko wibombarika umukuru wande none se ubaye aho ngaho utarunzi sheri gishongore yaraje umusore nonaha yaraje nonaha ubu yarareba nk'uwari uje nonaha ubwo yarakiza uyu arareba nk'uwari uje nonaha shema cyo mubwiza ukuri ko wowe mu gitondo tuganira wambwiye ngo iki nkubwira ko hanze aba bari kuvuga ko wirirwana n'abasore mu nzu ukampakanira mbabarira noneho umva njye nari mfite gahunda yo kubyinyekera none koko ndagufashe
musore wowe hano hakurya wowe ni umupfana iki musomana nta n'isoni ntabwo twasomanye ukajya ubwira umuntu nabi sibyo nimba ari umuntu wawe wagakwiye kumuha respective yego nawe nyine nkwambika ipeta nguhishemo akumva ko ari umuntu mukuru ko yisanzuye mu rugo iwawe sibyo be ese wowe kuki utazi kwivugira ubundi ntabwo ubona ko nakubwiye ngo wowe uwicaye nabi arangaza imbere ye mbikubwiye ndi umva nkubwire wowe wongere kumukoraho ngiye kubara 1 2 3 ntakikubona hano genda vuba cyangwa musohokane ibintu ni bibiri urumva wahagurutse ukagenda batanze nta magambo nkeneye yawe 2 3 ntakikubona mubwiye ko ndi umukwe wanjye wasohotse ukagenda wowe musa nawe ntabwo kinshaka bimenye genda ntabwo ngushaka ngo aragushaka umumarira iki koko nona sheri ndavuze ngo sohoka wagiye wumva wasohotse kameze basi ndavuze ngo sohoka hanze ndavuze ngo hanze Baby nawe utanye sibyo kuri telefone wowe reka nkubwire urye nje wihoraho ndavuze ngo wihoraho amaboko nuko nibwo yarashyize hano ngaho wowe reka nkubwire urye nje urumva iyi nzu nugira amahirwe urayiraramo wambaga bigizishe nje nirirwa njya kuvunika aho wicara biri gusomana n'abasore hano ntabwo twasomanye none ninjiye hano muri gukora iki ninjiye hano muri gukora iki wanze gushaka akazi wanga iki kwirirwa uhennye hano uri gusomana n'abasore oya ngo yari yambonye mu muhanda yego urangije uramuyobora umushyitsa mu nzu nabikubaza ugashinga ikobera ngo barambeshyera uretse nzi na bitaba neza ushobora no kubutaka neza pe byose araba bihoreye nyine ngiye gutyo gusa ko ni iteka ryose iyo umuntu yitaba neza aba afite n'imico myiza kujya unkoraho baby nishimiye kuba wansuye bafata gute byama hano nta kibazo nishimiye kuba wansuye hano ni mu rugo kandi nyine wumve utuje sibyo nanjye ndabyishimiye ikindi kandi ntiwishishe ntuntinye ntabwo ndyana ntabwo nagutinya shuri yego ese ko wari uri hano wenyine abandi bagiye impamvu nuko nari mbizi neza kuri buze kuza ndagukunda ndagukunda nagusaba akantu kamwe kajyanye n'iki nako kujya mu cyumba gukora iki sheri karamba kuki n'ikibazo wambaza kuko nyine ndajya mu cyumba gukora mwiki kandi ngiye gutaha mba nyine ugiye gutaha ariko ntabwo uri bumaremo iminota myinshi mu cyumba ikindi kandi hano muri salo ntabwo haba hizewe cyane nk'uko twajya mu cyumba then tukaba tugumyemo urabizi Van Boy ashobora urabizi niwe tubana ashobora kuza akagusanga hano agatangira akaguma hano muri salo akatubuza kwiganirira ariko turi mu cyumba twaba dufite security ihagije hanyuma ibintu bikagera neza ubyumva ute nta kibazo ariko unyemerera n'ibindi bintu ngiye kubaza buri kimwe cyose ntabwo wanyitangira nakwitangira vuga ngo cyane ahubwo cyane hari ikintu na kimwe kuri wowe ntemerewe mu buzima bwawe ntacyo waranyihaye ikindi kandi nanjye ubuzima bwawe nzabumanaginga neza yego ndashaka nyine mu gihe tuzaba turi kumwe nyine ntukajya unyishisha sibyo yego buri kimwe cyose nemerewe kugira kugikora
kugikoraho. Gusetse se cyangwa urimo urambeshya sha? Oya. Hari ikintu na kimwe se ntemerewe gukoraho ko? Ntacyo. Warabyemeye, wabyemeye, unanabyemeye. Bivuge gutyo mbivuze. Nabyemeye, nanabyemeye. Aha. Nyine ngo be. Tugiye kujyana mu cyumba ariko hari ukuntu umuntu nyine acikwa gatoya agashaka kubabaza umuntu ariko mbanje kugusasura. Niba mbabaza ntabwo njyayo. Kubabaza Sheri? Karame. Nyine ndashaka ko tuba tugiye mu cyumba sibyo? Tujye kuganira mu cyumba. Mu cyumba? Yego. Kubera iki se twaganiriye hano ngaha? Hano ngaha? Ikinyarwanda cyawe ko noneho tuganira hano ngaha tureke kujya mu cyumba. Mu cyumba se naho baganirira? Umva bebe, si wanyemereye ko uri uwanjye se? Ikindi kandi ntabwo wansuzugura. Kujya mu cyumba ntabwo bivuze ngo ngiye kuguhisha. Oya pe, uri mwiza ndetse imbere n'inyuma. Ariko ndashaka tujye mu cyumba kugira ngo wa mutipe tubana Van Boy ataza kugera hano ugasanga ahise akwamira hano tukabura uburyo twiganira rwose. Please ndakwinginze. Ko numva bigoye. Byemere bizu. Oya. Urumva nshobora kwemera twagera mu cyumba akaba wacika cyangwa oya ntabwo byashoboka. Ese bereka nkubaze tumanye imyaka ingahe? 3. Ese muri 3 hari kosa wigeze umbonaho ryadanje? Ako ntabwo turajyana mu cyumba. Ese ibintu byose ntabwo wabyihanganira? Nabyihanganira ariko se ubwo hagize ikintu kiba urabona umubiri ujya uhinduka, nk'umubiri ugahinduka cyangwa nanjye ugahinduka, twari twakora ibintu bikaba byagira ingaruka nka mukuru wanjye. Urabona mbana na mukuru wanjye ibaza unteye inda kwera. Oya, ibintu byo gutenda byihorere biri kuri bisije no kuri. Sheri tujya mu cyumba n'ibindi twabikora. Umva bishaka? Ntabwo mbishaka. Nose ngenda bishaka. Niki kikubwiye ko nyambishaka? Nanjye ntabwo mbishaka. Kunjyana mu cyumba. Oya, kujyana mu cyumba ntabwo bivuze ngo dukore ibidakorwa. Yanjye nanjye ntabwo mbishaka pe, kandi nawe ntubishake. Sibyo? Ikindi kandi reka nkubwire so nkunda. Ndagukunda. Urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Ni iki? Ni ukwihanganirana, sibyo? Ikindi kanajya no mu cyumba. Nabyo byose biba bikubiyemo. Ikindi kandi ukumva ko umuntu muri kumwe, sibyo? Afite ubuzima bwawe mu biganza byiwe kugira ngo ntabwo mbere yo kwangiza. Mu cyumba ntabwo ndi kubyemera. Ngamfata no mu kiganza be, sibyo? Wumvisha iki? Ndumva ari byiza. Se niba ari byiza gute tutafatanye urunana ngo tujye mu cyumba tuganiriremo, tureke gufata ibintu byacu tubihereze buri muntu wese. Hakubwira ubone mba nkwifuriza ikintu kibi koko. Oya, kuri byuka pe, sibyo? Yego. Ntabwo bungora nawe. Oya, ntabwo sinakugora. Ahubwo ujye ubitekereza wumve ko ibintu byose ndi kukubwira nta kintu na kimwe ndi kuvuga kibi, sibyo? Yego. Tujya mu cyumba. Yego. Sibyo? Ntabwo ndi kubyumva pe. Ese wariye ko cyangwa se ntibaze noneho nk'umutipe tubona ageze hano. Ariko mukuru wanjye uramuzi? None amenye ngo naje kugusura nkajya mu cyumba. Byo nambujije no kuvugana n'abasore. Ese ubwo yabibwiwe iki? Ubwo urabona mukuru wari umuntu ushobora kwifata akumva ko agiye kunsura ko ninjira mu cyumba. Aya, bitekerezeho pe. Please ndakwinginze. Okay, naribe tugende ariko nawe ntagire ibintu ukora, sibyo? Tugende sheri wanjye, urabizi ntacyo nakwima. Kandi ntabwo ntakubabaza. Tugende turabivuganirayo, sibyo? Haguruka nyine nawe ndifata. Oya, ntabifata ariko tugende turabivuganirayo. N'abandi nemera ko buri kimwe cyose nta kibazo. Buri kimwe cyose uracyemerewe kuri njye. Sure. Yeah. Ngahaguruka. Uterura cyangwa urahira? Ntabwo nagushobora. Njyewe naba nagushobora. Wahagurutse. Aba se ntuntiba. Ngo? Ntuntiba. Zamura kano kaguru nkwereke.
ko nanyura ntabwo utanyura. yesuwe noneho mana umukuru wanjye noneho nabimenya we ntabwo ya ariko mwana wa mama kuki utajya unyumva gutese kuki utajya unyumva koko utinyuke mu buzima ibintu ntarakora ibintu utarigera umbona hano mu rugo nturambona nazanye umusore nturambona no mu muhanda ndi kumwe nawe utinyuke uzana n'umusore musobanurire hano wumva nta kibazo ufite sinabwiye ko aribwo yari akigera hano se ntabwo twatendanye nawe niba umuntu aribwo yari akigera hano noneho mugahera ku ngingo yo gusomana ubutaha muzahera he ubutaha muzahera kuki uretse ko wasanze wenda yanyegamiwe ntabwo yansomye ni ibintu niboneye n'amaso yanjye sheri bishaka kungira umusazi nyamara ejo bundi nakwangaza ukajya ku gasozi nibwo uzamenya agaciro cyangwa ukumva uburemere bw'aya magambo ndi kukubwira njye nturi inkoni ko nayo nayishobora kutananira babarira ntabwo bizongera mbabarira ntabwo bizongera none ubonye ubwo kunsaba imbabazi njye narabikubajije ukanga kumbwiza ukuri ariko kuko abakobwa b'iki gihe mwabaye muti kuki mutajya mubanza mushishoze murebe mbabajwe n'uriya musore nabonye ari nk'akajugujugu umunsi yaguteye inda akagusiga uzanage bifashe ntabwo nzongera kwemera agera hano noneho ugiye wakemera ko yahageze kubera ko nakwifatiye gusa wari kuzabimbwira bigeze wari kuza nkabikubwira kuza nkabikubwira kangahe se nabikubajije se kutansubiza ukundi ku mutwe mu maguru ufite ibibazo cyakoze ubwenge isi iraje kwigisha humura amaze kuyitega rwose Jane karara urarwaye ndarwaye kuva ryari urwaye ntubimbwire ndi kumva ameze nk'aho ndwaye malariya malariya Jane ntukaba ushaka kumbwira umusazi oya ndarwaye ubu ushaka kumbwira ko urwaye ushaka kumbwira ko njye nshobora gutandukanya malariya n'indi ndwara oya ndarwaye ndi kumva ari malariya kuko ndi kumva mfite imbeho nyinshi kurwara ntujye kwa muganga ndajyayo noneho reka ndeke kureba nca ku ruhande njye ndi mukuru nubwo ntarabyara ariko ndi mukuru nubwo ntarashaka urumva Jane reka nyitaba kuko ndabizi neza ko uzi kuvuga uratwite ntabwo mwite ni ukuri ntabwo mwite da ngiye kubikubaza bwa nyuma uri kumva ndi kumva ngiye kubikubaza bwa nyuma uratwite nuko ntabwo mwite so naba narayikuye Jane ntabwo mwite urabizi neza ko hano dufite umuriro dufite n'ipasi yego nshobora kugutwika nkakwicira nkanakwishyingurira kubera iki kuko ni njye uzi imvune zanjye ukuntu nakureze urumva uratwite ntutwite ntabwo ntwite Jane uratwite ntutwite ntabwo ntwite ni ukuri
ese urabona njye meze nk'umuntu utwite, ntabwo ntwite. ukuboko uri kubiterwa n'iki? Na malariya ntubizi se ko nayo ijya ihinduka mu mubiri. Jane Karame. uratwite? Ntabwo ntwite. Uratwite? Ntabwo ntwite. waretse kunkinisha Ntabwo ntabwo ndi ntwite. gukina nawe. Ese ubu koko urabona ntwite koko? Nuko ntabwo ntwite. Njya kugura test mpipimire none aha ngaha njye n'umwuka nataye mfite nkwereka ibyo ngukorera njya kuyizana. Nta kibazo, ntabwo nyifite. Uratwite? Ntanda mfite. Jane uratwite? Ni ukuri ntanda mfite. Jane wambwije ukuri kuko nindamuka mvuye hano ngatakaza amafaranga yanjye kubera wowe njye ndahita nkwiyicira. Uratwite ntutwite? Ntanda mfite, ni ukuri ntanda mfite. Ese ubu koko urabona nyifite? Ntayo. Jane waretse kunkinisha, waretse kunkinisha wambwije ukuri kuko nyuma y'ibi nintakazaho n'ibindi njye nawe ntabwo turi gukiranuka. Jane bwa mbere nturebe igihe nahereye, nturebe amagambo ndengejeho nyuma y'ibintu ngiye maze kwibonera. Ntayo. Ngiye kugukorera agatenda, ngiye kuzana ipasi. Ni ukuri ko Imana nubona nyisubijeho ntabwo twitse ungaye. Ese Tata ndayifite. Mbabarira. hey Mbabarira. Ndatwite. hey ngugize nte? Ndatwite. Ugize nte? Nari natinye kubikubwira. Ndatwite. Jane nyuma y'ibintu byose naciyemo kubera wowe uratwite? Uratwite? Ndatwite ariko iyi nzu mbabarira. ntushobora kuyiraramo. Dore ngiyi ntitaye ku marira yawe, ntitaye ko ntaho ufite ntaho. Ese ubu koko najya hehe? Kare muvandimwe mfite. Ndakora reka nze nkwerekesha. Ntabara. Akira enda mbumburiza nkubone urenga sinongeye no kwisubiramo. Terura nkubone urenga. Ubu ndajya hehe koko wambaye? Terura nkubone urenga mpa amahoro nyuma y'umwuka nataye y'amagambo navuze ndi kubwira ikigoryi cy'umwana. Ngusabye imbabazi. Sohoka. Mbabarira. Jane haguruka. Niba ari yangeragere yawe yayiguteye ihute umusange singukeneye.